n'amahoro Rwanda Revenue Authority iramenyesha abaturarwanda ndetse by'umwihariko abateraniye muri ubu bukwe ko umusoro watangwaga ku mashyi wakuweho ari ubuntu kuko niyo mama zifesha nakuyo wabemera umutima
amashyi menshi cyane urabona ko bidasanzwe batwerekeye uburyo bazazimanira umuryango kita hanyuma rero mwicare mugubwe neza maze turabashimira cyane we n'umuryango nazanye umuryango ubereye ku isonga. Ndagira ngo mbere y'uko gira ikindi cyose navuga nsaba umuryango wanjye tubashimire tubakomera mu mashyi ababyeyi bakoze neza. Nagira ngo rero musabe ugejuru tubakire hano mu rugo rwacu, urugo rw'ibirori y'abana bacu. Reka rero musabe aba bana badufashe twakire tukuzimanire. Urugendo ntabwo rwari rugufi, ntabwo rworoshye kuva mu kinyaga ukanyera mu ndorwa cyane rwose kurenga Nyungwe bambutse imigezi myinshi cyane kandi mwakoze cyane. Rero mu bisho twaguhishiye ko twari tuzi ko umunsi nk'uyu turi bube turi kumwe muri ibi birori byiza by'abana bacu. Abashinzwe ibyuma mudufashe kugira ngo ibyo tuvuga yumvikane buri wese abyumve. Nagira ngo rero koko twabivuze rwa rugendo rwanda rurerure, reka tubazimanire. abakoze cyane ubuzima bwacu twese. ndumva ingengo yanyu idahinduka ntiyayindi cyane kandi biraryoshye rwose kandi kugira ngo bitanabatonda hari intumwa twatumye hariya mu ishyamba iwanyu akurayo ubuki nibwo twateguje inzoga twakirije uyu munsi. hariya se ko tugira ubuki hari igiti kiba hariya bita umutuku sinzi niba waracyumvise. Naracyumvise muri iyi nzu z'iwacu ni hariya zihova, niyo mpamvu rwose ubuki n'ubundi bugiye gusa n'utubari. bongera rero ure nanone. Murakoze cyane. maze rero Darius reka tubere mu cyicaro wanteguriye baze yica inyota. uyu mwanya rero ukaba umwanya mwiza cyane w'umuryango mugari nk'uko ababyeyi bari kuganira. Reka uhe umwanya umubyeyi urangaje imbere umuryango mugari waduhekeye umugeni afite ubutumwa bwihariye tumwe mu muryango. Twe n'abandi ntabwo turi za mfizi. nagira ngo ijambo ngiye kukubwira ndivuge mpagaze hano ni ijambo ryiza ry'umuryango uri waryumva uri no mu cyicaro cyawe nta kibazo kuko uri iwawe, ariko reka ngewe mpagarare hano ko ni ijambo rikomeye. Darius rero mu minsi ishize twakubonye uje mu Kinyaga, uza uri kumwe n'itsinda ry'abantu batari benshi. icyo gihe waje udusaba irembo nk'uko mu muryango wacu tubimenyereye kandi tubitozwa n'abakurambere. irembo twarariguhaye, ahubwo uba n'imfura. irembo usiga uduhaye inyana y'imfatarembo, turayishima.
ariko icyo gihe twarakubwiye duturere irembo ryacu risohoka inka rikinjira abageni, risohoka abageni rikinjira inka. Irembo ryacu rihora rikinguye, rihora ryuguruye, ugende ntuzabe usendataze. Niko byagenze. Ku itariki nibuka neza kubera imyaka nibwo waje uzuje gusaba umugeni. Gusaba umugeni usabira umuhungu wawe Ngurikinka, gusaba Kayirangwa umugeni nk'uko imiryango yacu isanzwe itanga abageni, kandi si n'ubwa mbere tubashingira. Umugeni twaramubahaye, kumvikana ko kuri uyu munsi wa none, uyu munsi wa none ku itariki ya 21 z'uku kwezi ko ari umunsi tuzabahekera. Burya aho imfura zasezeraniye niho zihurira. Uyu munsi mu gitondo umuryango wa Rurangwa Bosco wampaye izi mfura ureba, harimo abagabo b'ibikwerere, harimo abagore b'amajigija, yewe urahabonamo n'abasore n'inkumi. Abasore n'inkumi ndababwira nti nyabure nimujye mu mujisha hakiri kare, twaje inkoko zibika, tuza tuje muri uyu muryango tuje gusoza ubutumwa, duhetse umugeni mwadusabye ari we Kayirangwa Josiane. None inshuti rero muvandimwe, nagira ngo mbivugire hano imbere y'umuryango wa Rurangirwa, mbamenyeshe ko umugeni Darius yaje gusaba mu muryango wa Rurangwa ari Kayirangwa Josiane, kandi ko ari twahetse. Nagira ngo muri aka kanya sabe Ngurikinka na Kayirangwa bagejo. Ntabwo ndi ubagore ngo baze hano iruhande rwanjye, ariko nagira ngo nereke umuryango wa Rurangirwa, berekeye umukobwa Darius yaje gusaba umuryango. Murabona ukuntu Ngurikinka ari kumwenyura, n'ibyishimo atigeze agira mu minsi yashize, ariko murabona ko uyu munsi rwose ameze neza. Inshuti yanjye rero kandi muvandimwe, aba bana bacu bashinze urugo kuri uyu munsi. Muri aka kanya icyo nabifuriza ni ukubyara bagaheka, bagatunga bagatunganirwa, bakabyara umuhungu n'akobwa, bakazahorana amata ku ruhimbi nk'uko imiryango yacu yakomeje kubityo. Ni mucakaboye mwana wacu. Ntabwo narangiza ntongeye gushimira umuryango wa Rurangirwa ukuntu wakomeje kutubanira, ukabana neza n'umuryango wacu, umuryango w'abakobwa baguye. Abatari babizi turi mu muryango w'abakobwa b'abanyiginya. Uwo muryango rero w'Abanyarwanda watubaniye neza, kandi mbizeza ko bizakomeza kuba bityo. Amarembo yacu agakomeza ahana abageni, amarembo yacu agakomeza ahana inka, kandi nongere mbashimire ukuntu nanone kandi n'amashyi menshi ushimira uyu muryango. Uyu muryango mwiza, umuryango ubereye ku isonga n'umubyeyi Deo, umuryango wa Rurangwa, umuryango w'abakobwa. Kugira ngo sinzi niba wabyitegereje ubwo wavugaga ko muri umuryango w'abakobwa abantu benshi hano bamwenyuye. Hano murabibona ko nta basaza b'imyaka 100 bari hano. Hano hari abantu benshi abuzukuru b'abakobwa.
ubwo rero ni bya bindi imiryango yacu isanganywe kumara igihe kirekire kandi ikaba yarabanye neza n'uyu munsi bikaba byongeye gushimangirwa no kuba tubona nanone hari imbere hari Charles umwega w'umugereka ariko wo mu muryango w'abatwarangabo yicaranye n'umukobwakazi. Reka tubikomere amashyi rwose. Ikindi nanone nakwibutsa umuryango wanjye, ariko nagira ngo mbasabe abantu bafite amajwi ari hejuru kuruta iryanjye muyacishe bugufi. Reka mbasabe mutuze twumvikane. Ikindi umuryango wacu nagira ngo mbibutse ikintu cy'ingenzi. Nababwiye ko uyu muryango ukomoka mu Kinyaga. Abantu bazi amateka twakunze kuganirirwa n'ababyeyi bacu, hari umutware witwaga Stefano wayoboye Ubwanacyambwe, ariko ayobora nanone no mu busozo no mu bukunzi muri ibyo bice nyine. Yari umuntu rero wabanye n'umuryango wacu neza igihe yayoboraga hano cyangwa hitwa Ubwanacyambwe. Umuryango wacu warahatuye, urahatungira, uratunganirwa. Yarahayoboye rero ari chef. Hanyuma yabanye neza n'umuryango wacu. Rero nizere ko uburyo yabanye natwe neza nanone ariko byanagenze hari hakurya y'ishyamba. Ibyo turabyishimiye cyane. Itangazo riragira riti ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority iramenyesha abaturarwanda ndetse by'umwihariko abateraniye muri ubu bukwe ko umusoro watangwaga ku mashyi wakuweho ari ubuntu kuko niyo mashyi abaturage bashyize itangazo yasoje agira ati bikorewe i Kigali tariki 21 Mutarama 2020. Akaba yasoje agira ati udakoma ayo mashyi ashimira aba basaza bamufate nk'umuhungu. Murakoze. Turakoma ayo mashyi tubashimire. Iryo tangazo ndaryemeye. Umukomera amashyi. Reka twifashishije byiza rumeze mukomeje kurikira gahunda Sahara Bien mwese televiziyo y'u Rwanda basigira mu karere ka Kicukiro ari kubera ubukwe bwa Charles ndetse na Josiane bagashura ibyamamare bitandukanye. Rero dushyize twasanze umwe mu basaza bafashye afite ijambo agira ati mu by'ukuri aturutse Gatare mu gitondo nazindutse kubera uyu musaza kandi yavuze cyane cyane kuri ubu bukwe abugereranya no mu gihe cyashize agira iminsi yashize yari mu bukwe mutarahabwa umudugudu ugatekereza uburyo ubukwe n'urugendo umuryango niyo turanezerewe atuze mu gihe mwiza n'ukuri amategeko ntabwo ari umusaza gusa cyane cyane ko hari bamwe mu byamamare basanzwe bakorana bya hafi na Charles barimo abakina filime mu Rwanda. Rero uyu mugabo watangaje ubukwe bwabo mbere y'uko buba agira ati Resort Patrick Sefer Kigali #1 women ndaje muri bidusanza bisabe Austin Nzabamari mu bukwe bwa Charles Kiramuzi na Geoffrey abamari dusapotinga umukuru nyine azagira ibintu bimeze neza cyane. umuyobozi n'abagabo bakuru Uncle Austin nakundi abashiri ku mwuka byanyu yahaye umwanya mu bahanzi bari baserukanye twe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yabikoze muri ubu buryo. Remember I had a song indirimbo y'urukundo nakoze like 10 years ago yitwa Nzakwizirikaho murayizi
Munayizi nzakuzirikaho. Twaririmba Michael umuhanzi Apostle kandi mu bahanzi bari kumwe naje mu bukwe ariko nibuka ko my brother is in town yaje last weekend ariko ndamubwira ndi rero tuzaje kuririmbana mu bukwe akaba nawe ahari sinzi niba twamakira Washire Mary akomeye amashuri twamakira n'umuhanzi nyarwanda basanzwe batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bahanzi Josiane Sakuri Moses Startaye mu bukwe nawe yagize ati thank you so much for the song. I don't know what you thought is black. I don't know what it's like me. I'm very happy to be here because Josiane is one of my fans. The song last weekend, it was like grateful as my start. Andy, we came home, coming with Safari, wedding there. It's very special. Katie was like a little visa. Like, Hong Kong, there's a good chance for me, but it's not slowly. Was like there is a good news. Actually, I think it's slowly. So, yeah. Sounds like we make a candy. It's also one of my favorite songs. It's called Queen of Sugar. But now, Queen of Chalice. Not much more favorite. So, yeah. This is Queen of Chalice. Now, come here, let's work up behind me. Come on, Lisa. yagize neza muri uyu munsi kugira ngo turashimira Charles tuzaniye umugeni mwiza umukazana twishimiye ntacyo tumureba barakoze Yeah.
Usige pale paliyo nakunonelera umutima usige pale paliyo wena simfitiyenze usura umutima ufatira igitiro wehugabiye baba bagayimanika azokutuja maja
Charles